bahaye ikaze. Njye nitwa Fike, iyi ni Fike TV nk'ibisanzwe. Uyu munsi natekereje ko twaganira ku kiganiro isabukuru y'amavundi. Isabukuru ni iki? Ubundi se yavuye? Ese ubundi hari icyo imaze mu buzima? Umuntu se atayikoze yaba iki? Ese ibyo iyo uyikoze bigira izihe impinduka mu buzima bwawe? Byinshi mw'ibyo bibazo ndaje mbigusobanura kuko nanjye nicyo cyanzinduye. Iki kiganiro cyitwa Inkuru Nshinga, tugikurikira buri munsi kuri televiziyo Fike. Murakoze cyane, mbahaye ikaze. Ubundi njye gutekereza ino nkuru byaturutse ku kibazo nibajije cyane. Nahereye mu mwaka wa senior 1 niga amashuri yisumbuye, nibwo nagiye Ubundi njye gutekereza ino nkuru byaturutse ku kibazo nibajije cyane. Nahereye mu mwaka wa senior 1 niga amashuri yisumbuye, nibwo nagiye mbona amafoto acicika ndetse ugasanga no mu kigo ibintu byakomeye ngo hari umwana wagize birthday. Ibyo byateye kwibaza ibibazo byinshi cyane. Gusa uwo mwana ntabwo nigeze mbitindaho, ariko byagiye binguma mu mutwe uko bwije nuko bukeye. Narangije senior 6 icyo kibazo narakibonera umutwe, kugeza n'ubwo nanjye numvaga nta n'icyo bimbwiye kuba nayikoresha cyangwa nayikoresha, nta kintu byari bimbwiye. Gusa ngeze kaminuza ibintu ntabwo ari uko byagumije, uko byagiye bihinduka umunsi ku munsi. Nafashe umunsi ndisha, njya mu bitabo, njya no ku mbuga ndacumbura ndareba ngo mumenye ikintu cyihishe mu isabukuru. Nasanze gusa ari ibintu byiza cyane. Bimwe mu byo nasanzemo ni ibintu bimwe mu bibazo nyiramukuru nagendaga naribazaga ni ese gukoresha isabukuru buriya si ugusesa? Mbese kwishimisha buri si ni ngombwa cyangwa ntabwo ari ngombwa? Ibyo nibyo byaniraga umuhanda cyane. Ndagenda ndasoma yewe karaha, nicyo cyatumye nanjye uyu munsi niyemeza bamwe bameze nkanjye batajya biyumvisha mu buzima bwabo ikisabukuru yabo ivuze. Nyamara kandi ni ibintu byiza. Isabukuru y'amavuko ni ikintu cyiza cyane kuko ni umunsi waboneyeho izuba. Reka mbabwire muri make ubushakashatsi nakoze ndetse n'ibitabo nasomye uko byagiye binsobanurira. Nawe uragenda usobanukirwa uko uragenda umara umwanya wumva icyo kiganiro. Mbahaye ikaze. Ubundi isabukuru ishingira ku itariki ndetse n'ukwezi kuko ari byo bitajya bihinduka. Ngira ngo wanyumvishe neza, ibindi byose birahinduka ariko itariki n'ukwezi nibyo bidahinduka. Tubizi neza yuko umunsi wa mbere, iya mbere yo kuwa mbere cyangwa ebyiri zo kwa kabiri, ibyo birahinduka, ariko kwezi itariki ibyo ntabwo bijya bihinduka. Iminsi yo irahinduka n'umwaka urahinduka, ariko kwezi n'itariki ibyo bintu bidahinduka mu isabukuru. Reka nkubwire byinshi cyane. Isabukuru y'amavuko ifite inkomoko mu muco w'abantu batandukanye kandi igamije kwibuka umunsi umuntu yavukiye. Urabyumva rero ko isabukuru ari nziza cyane. Umva n'imvano yayo ishobora gusobanurwa muri ubu buryo bugiye gutandukanye. Ngiye kuko umuco wa mbere ntiwari ufite uburyo bwo gukurikirana usibye gukoresha ukwezi, izuba cyangwa ikindi kintu cy'ingenzi. Ibi byarabaguraga cyane kwita ku isabukuru y'amavuko ya muntu, ariko uko ibihe byagiye bihinduka abantu bose bagiye bamenya ko bari guhura n'ingaruka zo gusaza. Gusa ngo ntibari bafite uburyo bwo kwerekana amateka yihariye cyangwa kwibuka igihe bavukiye. Abantu ba kera bakomeje gutekereza cyane, batangira kwitegereza ukwezi igihe gutangiriye. Nibwo batangiye kwita ku mpinduka z'isi ndetse badasize n'ibihe byayo. Icyo gihe kandi abantu babonye ko ubwo buryo bwagiye bwisubiramo inshuro nyinshi, batangira kwerekana izo mpinduka bakoresheje igihe. Ubwo rero umunsi umuntu yavukiyeho washoboraga kwibuka hakoreshejwe izuba cyangwa ukwezi, ariko byari bikiri mu buryo bwo gusobanura imbaraga z'imyuka ndetse n'imana. Kuva icyo gihe umuntu amaze kumenya gutandukanya ibihe, bahise bakora ikintu kidasanzwe. Icyo kintu bakoze bwa mbere cyari kalendari ya mbere. Kuva ubwo bamaze gukora kalendari, ibihe byarahindutse ndetse bihindurwamo indi minsi idasanzwe. Kuva muri ubwo bwoko bwa sisitemu yo gukurikirana ibihe haje indi minsi idasanzwe, kandi iyo minsi yaje ikunzwe cyane uburyo na bugingo n'ubu benshi muri twebwe umwaka utarangira batayizihije. Ni umunsi w'amavuko. Ubundi kubwira imvo n'imvano yawo. Ubundi isabukuru abanyamisiri ba kera nibo ba mbere bazwiho ko bizihizaga isabukuru, kuko nubwo bizihizaga isabukuru ntabwo yari isabukuru y'umuntu usanzwe, ahubwo ari isabukuru y'abami. Abanyamisiri ngo bizihizaga cyane cyane isabukuru y'umwami Farawo, kuko bavuga ko umunsi Farawo yimikiyeho ngo abe umwami aribwo yavutse bwa kabiri mu buryo bw'umwuka. Isabukuru yabo yafatwaga nk'umunsi wo gusaba amahoro ndetse no kurindwa n'imana zabo. Aho abahanga muri Bibiliya bavuga ko isabukuru y'amavuko yatangiye kera cyane mu mwaka w'ibihumbi 3. Icyo gihe bavuga yuko ngo hari mbere yuko Yesu Kristo atangira ubuzima bwa hano kuri iyi si. Icyo gihe ngo kandi ngo bari kwitegura isabukuru y'amavuko y'umwami Farawo. Icyo gihe nibwo Yesu Kristo yavuka. Urubuga rwa Mpopitampo rukomeza rutubwira ko igihe Farawo nk'umwami wa Egiputa yambikwaga ikamba muri Egiputa ya kera, ngo babonaga ko ngo ahindutse imana. Uyu ngo wari umwanya utarugeze ubaho mu buzima bwabo.
wari umwanya w'ingirakamaro kuruta no kuvuka kwabo. Si muri Egiputa gusa ahubwo ni ku isi yose, kuko Abagiriki nabo ba kera ngo bizihizaga isabukuru, kandi Abagiriki ngo bagize uruhare cyane mu gukora impinduka kuko ibihe byagiye bisimburana ngo bagerageze gukoresha isabukuru nziza no kurema udushya twinshi. Ngo Abagiriki ba kera bafashe uwo muco w'Abanyamisiri barawukomeza, ngo bemeraga ko umuntu afite umurinzi wo mu ijuru umucungira ubuzima ku munsi yavukiyeho, ngo uwo murinzi ngo akaba agira imbaraga nyinshi cyane. Aho rero ngo niho haturitse umuco wo kuzana amatabaza cyangwa za buji nk'urumuri rw'umujyi. Urwo rumuri rwafatwaga nko kumurikira Imana n'abarinzi no kubazanira imigisha myinshi cyane. Ni muri urwo rwego bafataga umwanya bakubaha uwo munsi. Ngo muri urwo rwego rero Abagiriki batangaga udutsima tumeze nk'ukwezi dutatseho buji yaka kugira ngo bongere kugira urumuri rwaka nk'ukwezi n'ubwiza bwa Ariteminsi. Ese Ariteminsi wamenye iyo ari yo? Ariteminsi ni ikigirwamana cy'umukobwa Abagiriki bizihiza cyane isabukuru yayo. Ngo buji kandi yashushanyaga kohereza ikimenyetso cyangwa amasengesho. Mu kuzimya buji ufite icyifuzo ni ubundi buryo nabwo bwo kohereza ubwo butumwa ku Mana. Urubuga rwa Pumptampo rukomeza rutubwira ko ngo umunsi w'amavuko wabanje gutangira nko mu buryo bwo kurinda, ariko bagakomeza bavuga ko Abagiriki bakurikije imigenzo y'Abanyamisiri yo kwizihiza ivuka ry'Imana zabo. Kimwe n'indi mico myinshi ya gipagani, ngo batekerezaga ko iminsi y'impinduka zikomeye n'iyo umuntu avutse aba yakiriye cyangwa avukanye imyuka mibi. Ngo kandi gucana buji bisubiza imyuka mibi aho iba yaturutse, aho bavugaga ko ngo iba mu mwijima. Gucana urumuri rero bikaba bivuze kuyiruka. Iyo ikaba ariyo mpamvu kwizihiza isabukuru y'amavuko byatangiye mu buryo bwo kurinda. Si buji gusa kandi yitabwagaho, ahubwo iyi sabukuru yageraga batumiraga inshuti n'imiryango bagateranira hamwe mu gihe umunsi w'amavuko wegereje. Ngo muri iyo minsi basabaga abarinzi ngo batazahura n'ibyago, bakishinganisha, bagatanga ibitekerezo n'ibyifuzo. Ngo batangaga impano zo kuzana umunezero ikabarinda imyuka mibi. Ngo ubundi rero bakohereza urusaku rwakoreshwaga mu gutera ubwoba ibibi badashaka. Ngo Imana n'ibigirwamana byari igice kinini cy'umuco w'Ubugereki. Abagereki batangaga amaturo n'ibitambo byinshi kugira ngo bashimishe izo mana. Ikigirwamanakazi cy'ukwezi Ariteminsi ndetse n'ibindi bitandukanye. Si mu Bagiriki gusa kandi cyangwa Abanyamisiri, kuko n'Abanyaroma cyangwa Abataliyani nabo bagiraga isabukuru. Abanyaroma bo cyangwa Abataliyani ngo bazanye umuco wo kwizihiza isabukuru ku bantu bose, atari ku bami gusa, kuko ngo byari ibihe byo kwerekana ko umuntu afite agaciro kandi akiriho. Abanyaroma ba kera nibo babaye abambere mu kwishimira ivuka ry'umuntu. Bisa nkaho byari bibaye bwa mbere mu mateka, aho hadutse umuco wo kwizihiza isabukuru y'ivuka ry'abantu badahuje amadini. Abenegihugu basanzwe n'Abaroma bizihizaga iminsi y'amavuko y'inshuti zabo ndetse n'abagize imiryango yabo. Ngo guverinoma ariko nayo yashyizeho iminsi mikuru rusange yubahirizaga abaturage bazwi cyane. Ikindi kintu cy'ingenzi ugomba kumenya ni uko abagabo bonyine aribo bagiraga iyi minsi mikuru y'amavuko, mu gihe umunsi w'amavuko w'abagore ntabwo wizihizwaga kugeza mu kinyejana cya 12. Ikindi wamenye ni uko ku myaka 50 yabaga ari isabukuru idasanzwe mu muco w'Abanyaroma. Iyo sabukuru yabaga ikomeye cyane kuko uwo mwaka bawugereranyaga n'icya kabiri cy'ikinyejana, yuko umuntu abaye umuntu udasanzwe kandi ari kugenda arushaho kubaho cyane. Ngo icyo gihe kandi ngo ibirori byabaga binini kurusha ibyari bisanzwe. Mu Banyaroma rero cyangwa Abataliyani, iyo umuntu agize isabukuru y'imyaka 50 ngo biba ibirori bidasanzwe, bakishimisha cyane kurusha ibyagiye bibaho mu minsi iyo ari yo yose. Barasangira, bagasangirira muri resitora aho bishimisha cyane, bakagira ubusabane burenze kandi bari kumwe n'inshuti n'imiryango. Ababishaka bakanakora urugendo rwihariye kugira ngo bishimire isabukuru y'imyaka 50. Ikindi wamenya ni uko muri iyo sabukuru ndetse n'izindi zose hataburamo gutanga impano, nk'uko nabo mu bindi bihugu byo ku isi isabukuru y'amavuko hatangwamo impano ngo zerekane icyubahiro, aho bamwe batanga ibintu bifite amabara y'igiciro, bagatanga ibikoresho byiza n'ibitabo bikomeye cyane. Ikindi utareka kumenya ni uko isabukuru y'amavuko yabanje gufatwa nk'umuhango w'abapagani mu mico ya gikristo. Mu myemerere ya gikristo ngo bemera yuko abantu bose bavukiye mu cyaha cy'umwimerere. Ibyo rero ngo
babifatanyije n'amavuko yo hambere, bashingiraho bemeza yuko kwizihiza isabukuru ari imihango ya gipagani. Ngo ibi byatumye abakristo batekereza ko iminsi y'amavuko ari ibirori bibi cyane byamaze imyaka magana mbere y'uko itorero rya Kristo riba. Mu kinyejana cya kane nibwo abakristo baretse ubwo buryo bwo gutekereza ibyo batangira kwizihiza ivuka rya Yesu, naryo rizwi nka Noheli y'ubungubu. Kwizihiza ivuka rya Yesu byashyizweho nk'igice cyo gushaka abari bamaze kwizihiza Saturnaliya, umunsi mukuru wa Nyaroma. Ikindi nakubwira ni uko Abadage ari bo ba mbere bahimbye umugati wa mbere ariwo twita keke nk'uko tubizi uyu munsi. Wari umugati utarimo amavuta menshi kandi wari umugati woroheye. Mu Budage kandi bagiraga umunsi mukuru w'abana bakundaga kwita Kindlefest, watangiye hagati y'ikinyejana cya 15-18. Kindlefest ikaba ari izina ry'umunsi mukuru w'amavuko w'abana b'Abadage. Icyo gihe rero naho bafataga umutsima bakawushyiraho amatabaza angana n'imyaka umwana yujuje, ndetse hakiyongeraho irindi rimwe rigereranya umwaka yujuje nk'icyizere cy'ejo hazaza. Ngo ibyo ngibyo rero byari ingenzi cyane. Impamvu ngo byari ingenzi ngo byari bifite ubusobanuro bwo gukingira umwana ku munsi w'amavuko. Ko Abaroma n'Abadage ba kera bizeraga ko uwo munsi ari umwihariko, ariko nanone ushobora kuba umunsi w'umwaka. Rero amatabaza n'imitsima bikaba byafatwaga nk'ibimurinze. Nimvuga imitsima wumve keke yo muri iyi minsi. Ikindi wamenye ku isabukuru ya Kindlefest ni uko muri iyi minsi ubu idakunzwe cyane nk'izindi sabukuru z'umuntu ku giti cye, aho muri iki gihe nawe igereranwa n'uburyo bw'imyidagaduro y'uyu muntu. Bakomeza batubwira ko mu birori byarangaga iyo sabukuru ya Kindlefest, iyi sabukuru y'abana, ni uko naho muri iyo minsi nubwo hari kera hagaragayemo agatima kari karimbishijwe cyangwa kari gatatseho buji. Ntabwo kurimbira isabukuru cyangwa kurimbisha ibiyiberamo ari iby'ubu ngubu gusa, ko na kera byarizihizwaga ndetse bikanategurwa, abantu bakabitegura bakishimisha. Iyo gihe kandi ngo buri mwana wese wari muzima yahabwaga keke iriho buje hejuru y'umutsima yabaga afite, cyangwa keke yo muri iyi minsi. Ngo hakiyongeraho imwe yo kwizera kubaho byibuze undi mwaka. Kuzimya buje muri icyo gihe ngo wabaga uri gutanga ibyifuzo byari igice kinini muri iyo minsi. Kindlefest muri iyi minsi bigereranywa n'uburyo bw'imyidagaduro cyangwa ibirori byo muri iyi minsi. Ibirori by'abana b'Abadage hagiye hagaragaramo naho imitsima cyangwa keke yari irimbishijweho amaguru. Abana bahabwaga keke iriho buje hejuru mbere y'uko umwana ari muzima. Ngo hakiyongeraho buje imwe yo kwizera kubaho byibuze undi mwaka. Icyo gihe ngo kuzimya buje mu gihe uri gutanga icyifuzo ngo byari igice kinini cyane muri iyo minsi. Isabukuru rero ntabwo ari iya kera gusa cyangwa muri iyi minsi gusa, ahubwo isabukuru y'umuntu ihoraho igihe cyose mu gihe afite ubuzima hano muri iyi. Ikindi bamenya ku isabukuru ngo ni uko ibaye umuntu yujuje imyaka 18 mu gihugu cy'Ubutaliyani cyangwa Abanyaroma ifatwa nk'umunsi ukomeye cyane, kimwe nko kuzuza imyaka 21 uri mu gihugu cya Amerika. Nabyo biba ari ibintu bihambaye cyane. Ese mu Rwanda isabukuru irenze iyindi iba rya ku myaka 50, ku myaka 18, ese n'imyaka 21? Icyo kibazo mubajije uraza kukinsubiza muri comment. Nakomeje kukubwira ibihugu bya kure, aho nakubwiye Ubudage, nkubwira Misiri, nkubwira Abagereki ndetse no muri Amerika, ariko ubu ngubu ngiye kukubwira isabukuru uko ifatwa mu gihugu cyacu. Mu Rwanda umunsi w'amavuko umeze kimwe n'ibihugu twavuze, harimo Ubudage, Ubutaliyani ndetse n'ibindi bihugu ku isi, cyane cyane yuko ari naho wagiye ukomoka. Cyakora kubera tekinoloji tugezemo ibintu byagiye bihinduka, aho usanga muri ino minsi abantu bifuriza abandi isabukuru babicishije ku mbuga nkoranyambaga cyangwa bakoresheje ubutumwa, imvugo, indirimbo ndetse n'amafoto atandukanye, tutibagiwe na keke zikozwe mu maforomo atandukanye. Kandi nanone ku isi yose ubu bizihiza isabukuru y'amavuko, uretse ko batayizihiza kimwe bitewe n'uko abantu tutanganya ubushobozi, aho bavuga yuko umutsima w'isukari cyangwa bita keke wari igicuruzwa cy'abakire, kuko ibikoresho byayo byari bihenze kandi bigahabwa agaciro nk'ibintu bidasanzwe. Ariko impinduramatwara nk'uko ibihe byagiye bihinduka byahinduye ibintu byinshi cyane, aho twavuga nk'ibikoresho byatumwaga bihenze, aho biboneka bihendutse kandi bikaboneka ku bantu benshi. Ibyo ngibyo rero bikihutisha iterambere mu gukora ibintu ku bwinshi, ari
ni nabyo byatumye amaduka y'ibyo kurya ashobora gutanga imitsima cyangwa umugati uwo bakunze kwita keke bakunze gukoresha mu izi sabukuru y'amavuko. Ibi byatumye abantu bose hatitaye ku rwego rw'ubukungu babasha kwishimira isabukuru yabo bakoresheje umutsima w'isukari aho bakunze kwita cyangwa keke mu isabukuru zabo. Ibyo bituma umuco wo kwizihiza isabukuru ugera ku baturage benshi cyane. Muri make rero isabukuru nimba utangiye kuyizihiza ushingiye ku myemerere cyangwa imyitwarire, inama nakugira ni uko wayizihiza kuko igira akamaro kenshi cyane haba mu guhuza abantu ndetse no kwishima no kongera umubare w'inshuti mu buzima busanzwe. Reka nsoze nifuza isabukuru nziza abantu bavutse kuri iyi tariki, mugire isabukuru nziza. Wibuke gukanda subscribe, gukora share no gukanda like. Ikindi watwandikira muri comment ubundi ukatugezaho icyifuzo cyawe cyangwa isabukuru nziza.